yampaye kandi Imana izamfasha kubyubahiriza. Mwiza, ntabwo ndi intungane, ariko muri biliyoni 8 n'igice zirenga nahisemo wowe kugira ngo mbere umugore kandi tuzabane akaramata. Nzagukunda nkuko nikunda, ndetse nkuko biri bivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Niwe mugenzi wanjye wa mbere nkuko umushumba yabivuze, mbere y'ababyeyi banjye, mbere y'abavandimwe banjye, ndetse na mbere y'inshuti zanjye. Nujya hanze isi yonga ikakugora, nuza nzakureka ube wowe. Nzakwigisha ibyo nzamenya uko nzaba ndi gukura, kandi nzemera kwigishwa nawe ibyo uzamenya uko uzabukura. Nzakora ibyo nzashobora byose kugira ngo ntunge urugo rwacu, kandi nzarera neza abana tuzabyarana. Imana izabimfashamo. Urumuri ruzaburi wacu, kandi urumuri ruzaburi mu muryango wacu. Ati iyo birangije rero gushya, ati bigenda gutya. Kabaye we, kabaye. Kabaye. Aha rero hari umuntu wabihuguriwe. Nimuza kubona ari byiza muze kubishima. Aha rabura gatoya, rabura gatoya. Ongera uhuze ibiganza bashimire. Bashimire. Huza ibiganza. Muri iyo njyana. Ati nuko nguko iwacu duteka. Ati nuko nguko bigenda rwose. Ati nuko nguko bigenda. Bamenye use kwicunga. Yego. Dukomeze tubashimire rwose. Yego. Aha. Yego. Ati iyo bimaze gushya